Reka nongere mbasuhuze muraho mumeze mute, reka nizere ko mumeze neza cyane aho muherereye hose mudukurikiye, abari mu ntara zitandukanye z'igihugu cyacu, abari mu mujyi wa Kigali ndetse n'abari hanze y'igihugu cyacu. Reka mbabwire nti mugire amahoro, mbasuhuze cyane kabisa, nizera ko mumeze neza cyane kabisa. Hanyuma nk'ibisanzwe ni kuri Story Room 560 niho umenyera amakuru menshi ajyanye n'imyidagaduro ndetse ukahumvira n'ibyegeranyo bicukumbuye ku bijyanye n'ibyamamare muri industry ya music ndetse na showbiz muri rusange. Hanyuma nk'uko nabivuze nitwa Shemaye Pacifique, iyi ni Story Room 560. Ni buri mushya kuri chaîne, kanda aho handitse subscribe, hanyuma uduhe na like kugira ngo ibintu bigende cyane kabisa. Hanyuma murabizi ko tuba tufite amakuru agiye atandukanye. Ngira ngo uyu munsi umuhanzi witwa Bruce Melody ni umuhanzi ukunzwe cyane n'abatari bake mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abantu bakanemeza ko ari umuhanzi warenze urwego rw'u Rwanda, ahubwo ageze cyangwa se afite intumbero yo gukora kugira ngo abashe no gufata cyangwa se no kwigarura imitima y'abakunzi be bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ndetse yongere n'abandi bakunzi benshi ku bihangano bye cyangwa se ku miziki. Hanyuma ngira ngo umwaka ushize abantu barabizi cyangwa se barabimenye ko umuhanzi witwa Bruce Melody yatangaje cyangwa se yagaragaje ari kumwe n'umuhanzi ukomeye cyane muri East Africa cyangwa se no muri Afrika muri rusange, yitwa Diamond Platnumz, no akomoka hariya muri Tanzania. N'umuhanzi ukomeye yagiye yakorana imiziki n'abantu bagiye batandukanye no mu Rwanda. Ngira ngo bazi indirimbo yakoranye n'uwitwa Mico the Best mu myaka yashize kabisa, akorana indirimbo yitwa Why na The Ben, indirimbo itaragiye viral cyane cyangwa se itarakunzwe cyane bigendanye n'uko abantu bari babyiteze, ariko n'umuhanzi ukunzwe cyane hano muri East Africa, mu Rwanda ndetse no muri Afrika muri rusange, meme no ku isi yose, kubera ko abigaragaza bigendanye n'imibare afite kuri ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'uburyo indirimbo ze uba wumva ziri gukundwa mu bice bitandukanye by'isi. Hanyuma amakuru yari yamenyekanye ko yakoranye indirimbo n'uwitwa Bruce Melody ndetse n'uwitwa Joel Brown w'umunya-Nigeria. Hanyuma indirimbo abakunzi be barayitegereza baraheba. Ngo hari ku itariki 6 Mata mwaka wa 2025 nibwo Bruce Melody yashyize hanze amashusho agaragara ari kumwe na Diamond Platnumz. Hanyuma indirimbo yagaragazwaga nk'indirimbo yakataraboneka nini cyane kandi izashyira Bruce Melody cyangwa se izamugeza kure hashoboka, ndetse n'umuziki we gukomeza kwagura imipaka. Ibyo kandi byashingirwaga ku kuba iyi ndirimbo yari kuba irimo umuhanzi w'umunya-Nigeria nk'uko nemaze kubivuga yitwa Joel Brown. Indirimbo yafashwe amashusho n'umunya-Uganda yitwa Such Vibes, ndetse nyuma y'iryo fatwa ry'amashusho witwa Joel Brown utarabashije kuba hari mu gihe hafatwaga aya mashusho, nawe yaje gushaka umwanya, hanyuma aza i Kigali afata amashusho ukwe azongerwa muri iyo ndirimbo n'ubundi yitwa Pom Pom ye n'uyu mugabo witwa Bruce Melody ndetse na Diamond Platnumz. Hanyuma nyuma yaho hari amakuru yuko mu kwezi kwa karindwi abakora muri 155 AM, ni inzu ireberera inyungu cyangwa se irebera Bruce Melody muri rusange, batangiye kubwira bamwe mu bazwi bakoresha imbuga nkoranyambaga kwitegura gupromotinga cyangwa se gukundisha cyangwa se like promotion, murabyumva, gukundisha abantu iyo ndirimbo. Batangiye kwegera abakunzwe cyane kuri social medias kugira ngo bitegure iyo ndirimbo. Ni indirimbo yaciye ibintu mu Rwanda gusa, dore ko kuva ayo makuru yashyuha witwa Diamond Platnumz atigeze agira ikintu ayavugaho. Urumva abantu buriya nta nubwo bajya babimenya ko uyu muhanzi witwa Diamond Platnumz mu bana kurikira bro, uyu muhanzi witwa Bruce Melody ntago arimo. Urumva ntago arimo, kubera ko ndivuga ku rukuta rwa Instagram bana kurikira uyu witwa Bruce Melody ntago arimo, kubera ko iyo ugerageje kugenzura usanga mu banyarwanda kurikira barimo witwa The Ben bakoranye indirimbo yitwa Why, barimo witwa Uncle Austin ndetse n'uwitwa Neo Bosco, hakabamo Shadibu ndetse na DJ Pius. Abo nibo banyarwanda uyu muhanzi witwa Diamond Platnumz akurikira. Urumva
iyi ndirimbo yakomeje gutegerezwa cyane n'abantu, ariko bigeze mu kwezi kwa 9 witwa Bruce Melody nibwo yavuze ko indirimbo ihari kandi izajya hanze, ariko babanje kureba igice cyangwa se igihe cyiza cyo kuyishyira hanze bazahurizaho uko ari abo bahanzi batatu. Hanyuma ikindi kibazo abantu bibaza bati ese indirimbo Pom Pom ya Bruce Melody na Diamond na Joel Brown izasohoka? Urumva? Hanyuma mu mpamvu yagaragaje zatumaga iyo ndirimbo itajya hanze nuko yashakaga kuyishyira hanze afite umwanya uhagije ndetse n'abayikoranye, hanyuma kugira ngo babone uko bakora promotion yayo neza bafite umwanya uhagije. Hanyuma nkibaza nti reka turaza kubisubiza mu kanya. Hanyuma mu minsi ishize nibwo witwa Bruce Melody ndetse na The Ben bemeranyijwe ko bazaririmbana cyangwa se bazafatanya mu gitaramo n'ubundi gisanzwe gitegurwa n'umugabo witwa The Ben cyitwa The Groove New Year, kiba buri gihe ku itariki ya mbere y'umwaka nk'uko uyu muhanzi witwa The Ben yagiyemeje, kikazaba ku munsi mukuru w'uburana n'ubundi muri BK Arena, hanyuma hagahita kubakora n'ibindi bitaramo bizenguruka igihugu. Ubwo nyuma y'uko abantu baravugaga bati mu minsi ishize bati n'abahanzi batuzuzanya like, kubera ko bura n'abahanzi bakoze cyane kuva bakunzwe cyane kuva mu minsi yashize cyangwa se mu myaka yashize, basa nkaho bari mu bantu bashyize itafari ku muziki w'u Rwanda bigendanye n'imiziki bakoze, hanyuma igakundwa kuri social platforms zitandukanye, ndetse bakabasha kuba bongera kumvisha abanyafurika cyangwa se n'abandi batuye isi cyangwa se abanyamahanga muri rusange ko umuziki nyarwanda ukomeye cyangwa se nawo wari urwego wagezeho rudasanzwe. Abantu bakavuga bati abahanzi rero ntago buzuzanya, n'abahanzi bahanganye muri showbiz industries, so ariko baje kuba babishyiraho umucyo yuko n'ubundi aba bahanzi nta rwango rurimo. Hanyuma bakabita bakonfaminga ko n'ubundi bazagira gute, bazakorana igitaramo ku itariki ya mbere y'uko kwezi kwa mbere umwaka utaha. Ni ibitaramo bizaba mu ntangiriro z'umwaka utaha kandi bikaba byashyizwemo imbaraga na 155M isanzwe irebera Bruce Melody. Ibyo nabyo byumvikana ko ari imwe mu ngingo ituma indirimbo itazajya hanze vuba, kuko uwitwa Bruce Melody n'ubundi ngira ngo murabyumva ko azakora icyo gitaramo, hanyuma bakora n'ibindi bitaramo bizenguruka mu ntara zitandukanye z'igihugu cyacu mu rwego rwo kwigereza abakunzi babo. Kandi mu mpamvu Bruce Melody yatanze, ngira ngo mubyibuke neza cyane ko yavuze ko impamvu indirimbo itari kujya hanze ari uko n'ubundi atari ko adafite umwanya wo kuyipromotinga kubera ibi bitaramo. Hanyuma urabona ko hagiye kwinjiramo n'ubundi ibindi bitaramo. Hanyuma niba muri kubyumva neza cyane ni ukuvuga ngo iyi ndirimbo n'ubundi ntabwo izasohoka kubera ko ya mpamvu iracyagize gute, iracyahari. That's nice. Ya mpamvu iracyahari, agiye gukora ibitaramo bizenguruka igihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse azaba yabanje no gukora igitaramo na The Ben. Urumva ko iyo mpamvu n'ubundi igihari. Mu gihe ibyo bitaramo byaba birangiye mu mezi 3 ya mbere y'umwaka utaha, indirimbo ntabwo ahita ijya hanze ako kanya, kuko abazi ibyo kubara neza iby'imiziki bahita bumva ko atari igihe cyiza cyo gushyira hanze indirimbo nshya, ahubwo byasaba gutegereza impeshyi cyangwa impera z'umwaka 2026. That's good. Ugendeye ku mpamvu Bruce Melody yatanze zatumye itinda, usanga iyi ndirimbo Pom Pom niba izajya hanze atari imbere y'impeshyi y'umwaka utaha, kubera ibikorwa bafite bateganya kuzakora mu mezi ari imbere, as I said, nk'uko nabivuze kabisa. Hanyuma ikindi kibazo abantu bibaza, nangiye kwibaza mu kanya cyangwa se nanjye nibaza, ese Bruce Melody yashyira hanze indirimbo Pom Pom akayimenyekanishiriza mu bitaramo azahuramo na The Ben? Icyo ni ikibazo abantu twese twibaza. Urumva? Hanyuma witwa Bruce Melody ndetse nabo mureberera inyungu, ubwo ndi kuvuga 155AM, bakunze kugaragaza ko uyu muhanzi yarenze urwego rw'imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, nk'uko nanjye nayoze mbivuga. Ubu arangamiye cyane isoko ryo hanze y'igihugu, ndetse no mu bihe bitandukanye yagiye akora ibiganiro mu bitangazamakuru byo hanze y'u Rwanda.
mu gihe yaba ahisemo kuyishyira hanze kugira ngo ayizengurukane igihugu cyose kandi atabasha uravuga ngo ahangaha ubundi icyo bisobanuye ni ukuvuga ngo yiyemeje gushyira iyi ndirimbo ye hanze kugira ngo ayimenyekanishe cyangwa se ipromotingire mu gitaramo afitanye n'uwitwa The Ben. Yaba yiyemeje n'ubundi gukomeza gukorera abanyarwanda gusa cyangwa se like gukomeza gukundisha abanyarwanda ibye kandi babikunda n'ubundi, kandi tuzi ko n'ubundi nk'uko inzu imurebera cyangwa se natwe tubibona nuko we abyitangariza, we arangamiye isoko ryo hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, urumva. Hanyuma urumva ko aramutse ayishyize hanze akemeza kuyipromotinga mu bitaramo byo mu Rwanda, like ntago yabasha kujya viral cyangwa se ntago yabasha gukundwa cyane n'ubundi n'abari hanze igihugu cyacu cy'u Rwanda, urumva. Ubwo birumvikana ko rero bigoranye cyane ko indirimbo yasohoka vuba bigendanye n'izo mpamvu zose twagiye tureba haruguru. Indirimbo rero gusohoka biragoye, that's good, alright. Hanyuma niba uri mushyashya kuri iyi chaîne kora kuri subscribe, hanyuma niba kunze iyi video kora kuri like, uduhe na comment yindi nkuru wifuza ko twakugezaho cyangwa se y'icyegeranyo cyangwa se y'amakuru ushaka kuri buri muhanzi wari wese cyangwa se undi uri muri showbiz industry, that's nice. Hanyuma ku bakunzi muhanzi Israel Mbonyi nahoze mbona harabimbaza muri comment, igitaramo cye icyambu cyangwa se icyambu ku nshuro ya 4 kirahari ku itariki ya 25, ubwo ni kuri Noheli y'uyu mwaka. Igitaramo kirahari nk'uko ari kugenda abitangaza, ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo nabonye ari muri BK Arena n'ubundi azakorera iki gitaramo, ari kubwira abantu cyangwa se abibutsa ko n'ubundi iki gitaramo gihari. Igitaramo azabakoze ku nshuro ye ya 4, ngira ngo yabitangiye mu myaka n'ubundi 3 ishize, azaba agikoze mu mwaka wa 4. Ni igitaramo azaba n'ubundi yumvisha abakunzi be indirimbo nyinshi cyane kabisa, ni playlist, ni indirimbo nyinshi cyane amaze kuba akora kuva mu myaka za 2014 atangira umuziki biri professional. Ni umuhanzi umaze gukora indirimbo nyinshi, umuhanzi umaze kwigarura imitima y'abantu benshi cyane hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, ndetse umuhanzi ukunzwe cyane ku rwego rw'isi biteye ubwoba. Ntekereza ko ari no mu banyarwanda ba mbere bakunzwe kurusha abandi. Ubwo ndi kuvuga mu bahanzi, ari mu banyarwanda bamuhanzi ba mbere bakunzwe kurusha abandi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bijyanye n'uko agiye abikonfaminga cyangwa se abiprova kuri social platforms ze. Ngira ngo mu minsi ishize nibwo yuzuzaga abamukurikira ku rukuta rwe rwa YouTube barenga 2 miliyoni. Ni igitangaza, nta muhanzi wundi w'umunyarwanda wigeze ubikora, niwe ubashije guca ako gahigo, abantu bakanemeza ko uyu muhanzi muri East Africa wenda ukuyemo witwa Diamond Platnumz ari viral cyangwa se ari we ukunzwe cyane kurusha abandi, havuyemo wenda Diamond Platnumz kuko we yageze ku rundi rwego, we ntasanzwe nkuko tubizi, that's nice. Hanyuma igitaramo azagikora rero, azajya n'ibindi bitaramo bizazenguruka igihugu cyose cy'u Rwanda. Ntago bizazenguruka igihugu cy'u Rwanda, ahubwo afite ikindi gitaramo nawe cyo azakorera mu karere ka Rubavu mu mwaka utaha, mu rwego rwo kwiyeza abakunzi be. Akavuga ko mu gihe byashoboka yanakora ibitaramo bizenguruka igihugu kugira ngo yegereze abakunzi be bari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, that's nice. Hanyuma akomeje gusohora indirimbo ze ziri kuri album ye yitwa Hobe, yumvishije abakunzi be mu kwezi kwa 10 k'uyu mwaka. Amaze gusohora indirimbo ngira ngo ni 3 yasohoye yitwa Sitamuacha, yamaze gukundwa cyane, yamaze kuzuza abarenga miliyoni ku rukuta rwa YouTube. Yasohoye yitwa Unkebuke, ndetse mu minsi mike ishize kabisa nibwo yashyiraga hanze indirimbo yitwa Ulia. Hanyuma nitwa Shema Pacifique, iyi ni story 360. niba kunze iyi video kora kuri like, niba uri mushyashya ukore kuri subscribe, hanyuma ude na comment. Turagukunda, ugire amahoro, that's nice.